Turu di Rwanda ya 2024 yagarutse, dore uko inzira zayo zimeze. Batangira ku itariki ya 18 z'ukwa kabiri isozwe kuri 25, 2024. Umunsi wa mbere azaba ari ku Cyumweru, uzaca Beka Arena Rond-Point, buri wese azasiganwa ku giti cye bakora ibirometero 18. Ku munsi wa kabiri azaba ari kuwa mbere ni Muhanga Kibeho, azagenda ibirometero 130. Umunsi wa gatatu azaba ari kuwa kabiri, azajya Huye ni Huye Rusizi, azaba ari ibirometero 140. Umunsi wa kane azaba ari kuwa gatatu, Karongi Rubavu, azaba ari ibirometero 92. Umunsi wa gatanu azaba ari kuwa kane, Musanze Kinigi, ibirometero 13, buri wese azasiganwa ku giti cye. Umunsi wa gatandatu azaba ari kuwa gatanu, Musanze no Kigali, bazagenda ibirometero 93. Umunsi wa karindwi azaba ari kuwa gatandatu, Gicumbi Rukomo Kayonza, bazagenda ibirometero 142. No ku munsi wa nyuma ni ukuzenguruka kuri Kigali Convention Center, azaba ari ku Cyumweru, bazagenda ibirometero 90. Turu di Rwanda izaca mu turere 24, izaba ibaye ku nshuro ya 16 ari mpuzamahanga, ku nshuro ya gatandatu iri ku gipimo cya 2.1, naho intera ndende azaba ari Rukomo Gicumbi Kayonza y'ibirometero 142.